Muraho neza, murasuhuzwa na Teacher Laura, ngarutse ngo tuganire ku mategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo bikunda kubazwa mu bizami. Ikindi ni ugusobanukirwa amategeko y'umuhanda muri rusange, ukamenya uko ugomba kuwitwaramo, ukamenya ingano y'ikinyabiziga utwaye, uburemere kigira, umuvuduko wakabaye ugenderaho, amatara icyo kinyabiziga gifite n'uburyo bwo kuyakoresha. Ikindi ni ibindi bitandukanye. Amategeko y'umuhanda ni magari, ndabifuriza ko twakomeza tugakomezanya tukigana, mwasobanukirwa byinshi bikabafasha no gukora ikizamini mukagitsinda. Ikindi ndifuza ko mwakabaye mufite agakaramu n'agakayi kugira ngo bibafashe, kugira ngo njye nsoma ikibazo mubanze musubize, nyuma mbasobanurire igisubizo cy'ukuri icyo ari cyo, mbaho gusobanura impamvu yabyo, nemeje ko ari icyo ngicyo. Bizabafasha gusubiza ibyo muzi muri cya kizamini cy'amategeko y'umuhanda. Ntangiye n'ikibazo cya mbere rero, batubwiye ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira: a, imyaka 11, b, imyaka 16, c, imyaka 12, d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nasubiramo, batubwiye ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira: a, imyaka 11, b, imyaka 16, c, imyaka 12, d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha niba mwamaje gusubiza rero ku biteguye, igisubizo ni c. Impamvu dusubije 12 ni iyihe? Ni ukuvuga ngo umwana utaruzuza imyaka 12 akenshi barimo no gukubaganya bwinshi, ukaba wamusiga mu kinyabiziga usize uzamuye nka feriyame, ugasanga arayimanuye, imodoka iramwirukankanye, imukoresheje amakosa. Icyiza rero ni uko wakabaye mushyira inyuma ukamurinda ibyo byago byose. Rero niyo mpamvu bavuze ngo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe imbere y'imodoka abana badafite imyaka 12, buri igisubizo ni c. Nkomeje n'ikibazo cya kabiri, ngiyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ariko zakozwe ni: a, kilometero 70 mu isaha, b, kilometero 40 mu isaha, c, kilometero 25 mu isaha, d, kilometero 20 mu isaha. Ndasubiramo, ngiyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ariko zakozwe: a, ni kilometero 70 mu isaha, b, ni kilometero 40 mu isaha, c, ni kilometero 25 mu isaha, d, ni kilometero 20 mu isaha. Hano rero niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni c. Ni ukuvuga ngo umuvuduko w'imodoka zidafite ibizibuza kwiceka zitagira amarasoro cyangwa amortiseri ni kilometero 25 mu isaha. Buri igisubizo ni c. Ibi bihuriyeho n'ibinyabiziga by'ubuhinzi nabyo bigendera kuri kilometero 25 mu isaha. Velomoteri igendera kuri kilometero 50 mu isaha. Ibinyabiziga bitwarira abantu bamwe muri rusange, ubwo ni bya bindi bitwaye abantu barenze 8, bigendera kuri kilometero 60 mu isaha. Amavatiri y'ifasi n'amatagisi, nivuga ivatiri y'ifasi wumve zino modoka ntoya zitwara abantu batarenze 8. Amatagisi ni tagisi vuwatiri, ibyo bigendera kuri kilometero 70 mu isaha. Amapikipiki arizo mwita moto bigendera kuri kilometero 80 mu isaha. Hano rero kubera ko ari imodoka zidafite ibizibuza kwica kandi kilometero 25 mu isaha, igisubizo ni c. Nkomeje n'ikibazo cya gatatu, ngiye akanyamizigo gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi aba agomba gukora ibi bikurikira: a, gushaka umuherekeza, b, gukurura ikinyabiziga cye, c, a na b ni ibisubizo by'ukuri, d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, ngiye akanyamizigo gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi aba agomba gukora ibi bikurikira: a, gushaka umuherekeza, b, gukurura ikinyabiziga cye, c, a na b ni ibisubizo by'ukuri, d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
niba mwamaze gusubiza rero, hano igisubizo ni B, agomba gukurura ikinyabiziga cye. Iyi ni ingorofani bari kutubwira, yanasunika iyo ngorofani, ibipakiye kuri ya ngorofani birankingirije, nzahindukira mfate amahembe y'ingorofani ngende nyikurura, igende ingenda inyuma. Icyo gihe nzaba mbasha gukurura ikinyabiziga cyanjye, nanjye mbashe kureba imbere kugira ngo mbashe gutwara umuzigo uri kuri cya kinyabiziga. Ibyo bavuga ngo iyo akanyamizigo gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, tubonye ko aba agomba gukurura ikinyabiziga cye. Buri gisubizo ni B. Nkomeje n'ikibazo cya kane, ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini igomba kuba iri aha hakurikira: A, mu kuboko kw'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe umuhanda ari icyerekezo kimwe. B, ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira n'uburenga santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa umwanya munini igomba kuba iri aha hakurikira: A, mu kuboko kw'iburyo hakurikijwe ikinyabiziga cyaganaga uretse igihe umuhanda ari icyerekezo kimwe. B, ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntuburenga santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni C. Nkuko tugendera iburyo, nitunahagarara turahagarara mu kuboko kw'iburyo. Ariko guhagarara iburyo nabyo ntabwo bihagije. Ushobora guhagarara iburyo ariko ugahagarara ikinyabiziga cyawe kikigana mu muhanda ku buryo cyabangamira bagenzi bawe. Ugomba nanone nubwo uhagaze iburyo ugomba guhagarara wegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite, umwanya uri hagati y'ipine yawe aricyo kiziga n'ako kayira ntuburenga santimetero 50. Niyo mpamvu hano tuvuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ibyo tukabisanga kuri C. Ikibazo cya gatanu, ngo nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira: A, metero 150. B, metero 50. C, metero 20. C, metero 10. Ndasubiramo, ngo nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira: A, metero 150. B, metero 50. C, metero 20. D, metero 10. Aha niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni C, ni metero 20. Rino tara ribonesha plaque cyangwa ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga byagatumye umuntu ubasha kureba nimero ziri kuri icyo kinyabiziga yakabaye abasha kuzirebera nibura mu ntera ya metero 20. Ibi bihuriraho n'itara ryo gusubira inyuma rimwe ryaka dushyize muri vansi cyangwa marisheriyeri, iryo naryo ryakabaye rimurika nibura mu ntera ya metero 20. Buri gisubizo ni C. Nkomeje n'ikibazo cya gatandatu, ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ukaba munsi ya 6, umuyobozi abariwemo tegetswe kugira imikandara yo kwirinda ibyago yagenewe bakurikira: A, umuyobozi. B, umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C, ishobora kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. D, ibisubizo byose nibyo. Ndasubiramo, ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ukaba munsi ya 6, umuyobozi abariwemo itegetswe kugira imikandara yo kwirinda ibyago yagenewe bakurikira: A, umuyobozi. B, umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C, ishobora kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. D, ibisubizo byose nibyo. Ndakeka mwamaje kubona igisubizo cy'ukuri kuri mwebwe, ariko kuri nge igisubizo ni D. Simbizi niba twahuje. Impamvu nsubiza D, tugira umukandara wagenewe umuyobozi w'ikinyabiziga, tukagira umukandara wagenewe umugenzi wicaranye n'uwo muyobozi w'ikinyabiziga.
zino modoka ntoya usanga zifitemo n'indi mikandara inyuma. Muri make hano turavuga ko ibisubizo byose ari ukuri, buri gisubizo ni D. None ikibazo cya karindwi, ngo ndi ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, nshobora gukomeza muri iri sangano ry'umuhanda? A, oya. B, yego nshobora gukata iburyo. C, yego nshobora gukata iburyo cyangwa ibumoso. D, yego nshobora gukata ibumoso gusa. Ndasubiramo, ngo ndi ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, nshobora gukomeza muri iri sangano ry'umuhanda? A, oya. B, yego nshobora gukata iburyo. C, yego nshobora gukata iburyo cyangwa ibumoso. D, yego nshobora gukata ibumoso gusa. Niba mwamaze gusubiza, buri igisubizo ni A, igisubizo ni oya. Impamvu rero ibi bintu ni iyo tujya kureba cyane cyane nk'igihe baduhaye ifoto mu kibazo, mbere na mbere urabanza ukareba ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugendera mu muhanda. Hano ibiri kuhagaragara ibimenyetso bimurika ari byo twita feruje. Umutuku utubwira ko bibujijwe kurenga icyo kimenyetso. Umuhondo uri kugaragaramo ukatubwira ko bibujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto. Waba udahari tukaba tubujijwe kurenga icyo kimenyetso ubwacyo. Urumva ko ari umutuku ari n'umuhondo, nta na kimwe kinyemerera gukomeza. Buri igisubizo niyo mpamvu twasubije ko igisubizo ari oya, tukabisanga kuri A. Ikibazo cya 8, ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro, ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ugana kuri B, iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? A, umuyobozi ashobora kurenga umurongo wera ucagaguye mu gihe cyo guhindukira gusa. B, umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho uretse abayobozi b'ibinyamitende ibiri bashobora kurenga umurongo udacagaguye. C, umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye. D, umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Ndasubiramo, mu gihe utwaye ikinyabiziga uva kuri A ujya kuri B, ikimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? A, umuyobozi ashobora kurenga umurongo wera udacagaguye mu gihe cyo guhindukira gusa. B, umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho uretse gusa abayobozi b'ibinyamitende nibo bashobora kurenga umurongo wera udacagaguye. C, umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho arenze umurongo wera udacagaguye. D, umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago. Niba mwamaje gusubiza, igisubizo hano ni D. Kuko ino ni imirongo yo mu muhanda, mwihangane mbanze mbisobanure neza kugira ngo bibashe kuborohera. Iyo dufitemo umurongo ucagaguye mu muhanda ugiye uciyemo uduce mu muhanda hagati, uvuga ko umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Kuko nk'uko tugendera iburyo, dutegekwa gukomeza kugendera iburyo, tukajya ibumoso biri ngombwa. Aricyo cyagiye uri kunyuranaho ukatira ibumoso bw'umuhanda cyangwa uhindukiza ikinyabiziga cyawe. Aho hatatu rero ho ushobora kurenga umurongo wera ucagaguye. Iyo dufitemo umurongo udacagaguye, wo birabujijwe kuwurenga, bikaba bibujijwe no kugenda ibumoso. Umurongo udacagaguye ushyira ahantu habe nko mu makorosi, niyo mpamvu bibujijwe kuwurenga. Noneho iyo dufitemo umurongo ucagaguye n'udacagaguye nk'uyu nguyu biri kugaragara aha ngaha, buri wese akurikiza urushijeho kumwegera. None ndava kuri A ngana kuri B, kandi twabonye ko tugendera iburyo. Buriya urushijeho kutwegera ni umurongo ucagaguye, kandi ucagaguye twabonye ko tubujijwe kuwurenga, ariko twawurenga biri ngombwa. Niyo mpamvu tuvuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho mu gihe bitateza icyago, kubera ko turi gukurikiza umurongo ucagaguye. Buri igisubizo ni D. Ikibazo cya 9, ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite ingufu za moteri itarengeje santimetero kibe 125.
A metero 100, B metero 75, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, batubwiye ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite ingufu za moteri itarengeje santimetero kibe 125. A metero 100, B metero 75, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni B. Impamvu yabyo ni iyihe? Ni uko amatara maremare ubusanzwe amurika mu ntambwe ndende imbere y'ikinyabiziga yakabaye amurika mu ntera ya metero 100. Ariko iyo ikinyabiziga kigiye gucana ayo matara maremare gifite ingufu ya moteri itarengeje santimetero kibe 125, ya matara maremare amurikaga mu ntera ya metero 100 azamurika mu ntera ya metero 75, ari nabyo twabajijwe ahangaha. Niyo mpamvu dusubiza ko igisubizo ari B. Mbibutsa yuko n'amatara yo kubisikana ariyo magufi yo amurika mu ntera ya metero 40. Hano rero twasubije B kubera ko ari ku matara maremare ku binyabiziga bifite ingufu za moteri itarengeje santimetero kibe 125. Buri gisubizo ni B. Ikibazo cya 10, iki cyapa gisobanura iki? A aho banyura bazengurutse, B cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu, C cyerekana ahegereye inkomane, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, iki cyapa gisobanura iki? A aho banyura bazengurutse, B cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu, C cyerekana ahegereye inkomane, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ariko mubanze musubize, niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni A. Bacyita aho banyura bazengurutse, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira, kino na bigenzi byacyo biteye muri buno buryo, bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara, byose biba biburira kandi bikaba biburira ibyago. Rero bacyita aho banyura bazengurutse, buri gisubizo ni A. Ku kibazo cya 11, ngo mu byapa bikurikira ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? Ese ni A, ni B, ni C, ni D? A rero, A bayita ntihanyurwa. Ndavuga kino cyanditseho C rimwe bacyita ntihanyurwa. Icyanditseho C kabiri A bakacyita ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Icyanditseho B kabiri A bakacyita hagarara akanya gato. Icyanditseho E14 bacyita inzira idakomeza. None batubwiye mu byapa bikurikira ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? Ngo ni C rimwe, ngo ni E14, ni C kabiri A, ni B kabiri A. Izo nizo nimero ziri kugaragara ahangaha. Nimurebe nimero mwakabaye musubiza kuri iki. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni B, ni E14, kuko bacyita inzira idakomeza. Ariko kubera ko nta yandi mahitamo ahari, nicyo turi bwitirira umuhanda udakomeza. Buri igisubizo ni B. Cya 12, ngo mu mijyi kimwe no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4, hano handitse uburebure byakabaye ari uburemere, sore mwihangane, bacyita batubwiye mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4. A ni toni 24, B ni toni 10, C ni toni 16, D ni toni 53. Ndasubiramo, mu mijyi kimwe no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4. A ni toni 24, B ni toni 10, C ni toni 16, D ni toni 53. Hano niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni A. Impamvu yabyo, uburemere bw'ikinyabiziga tubupimira ku mutambiko. Umutambiko twabonye ko ari icyuma gihuza amapine abiri inyuma agendera hamwe, abiri iburyo n'abiri ibumoso. Ubwo muri make gihuriraho amapine 4.
ikinyabiziga niba gifite umutambiko umwe mu mihanda y'imijyi, imihanda y'imijyi n'imihanda y'igihugu n'ino mihanda ihuza Kigali n'umupaka, uburemere ku mutambiko umwe ni toni 10, imitambiko 2 ni toni 16, imitambiko 3 ni toni 24, ikamyo iyo ari yo yose ntizarenze toni 53. None batubwiye ngo mu mijyi kimwe no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa kuri buri mutambiko 3 ifungwaho ibiziga 4, ifungwaho amapine 4, kumva ko ari toni 24 kubera ko ari ku mitambiko 3. Buri igisubizo ni A. Nkomeje n'ikibazo cya 13 ngo icyapa gisobanura iki? A. Umuhanda ugabanijemo ibisate 2. B. Umuhanda ugabanijemo ibisate 4. Umuhanda ugabanijemo ibisate. C. Inzira y'icyerekezo kimwe. D. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Niba mwamaje gusubiza, iki bacyita ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo, harimo izigenda n'izigaruka. Hano ikibazo cya 14, ndashaka gukata ibumoso, imodoka y'icyatsi yaje irahagarara, uninde ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. A. Ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. C. Twembi nta burenganzira bwo gutambuka mbere, gusa tugomba gutambukana ubwitonzi. D. Nta gisubizo na kimwe kirimo. Ndasubiramo ngo ndashaka gukata ibumoso, imodoka y'icyatsi yaje irahagarara, uninde ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. A. Mfite uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. C. Twembi nta burenganzira bwo gutambuka mbere, gusa tugomba gutambukana ubwitonzi. D. Nta gisubizo na kimwe kirimo. Hano rero niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Reka nsobanurire ibi bintu. Niba duhuriye mu masangano ahwanyije agaciro, aho buri umwe wese yakabaye atambuka mbere, icyo gihe ureka umuntu uturutse iburyo bwawe akabanza agatambuka. Hano njye aho ndi guturuka ni hano kuri zino nzira z'abanyamaguru, zino ziri ku nkengero. Iriya modoka indi imbere muri kubona ko iri mu kuboko kwanjye kw'iburyo. Niyo mpamvu tuvuze ko iriya modoka ariyo y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Buri gisubizo ni B. Ikibazo cya 15 ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku bibuga by'indege, giteye ku buryo bukurikira. A. Ishusho mpande 3, ubuso bw'ibara ryera n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara. B. Ishusho mpande 4, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C. Ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mwansubiza. Niba mwamaje gusubiza, buri gisubizo ni B. Kuko A iravuga ngo ni ishusho ya mpande 3, ubuso bw'ibara ryera n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara. Ibi bigaragaza icyapa kiburira muri rusange. C iravuga ngo ni ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. N'ibi bigaragaza icyapa gitegeka muri rusange. Rero icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihereye ku buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku bibuga by'indege, kiba gikozwe mu ishusho ya mpande 4, ubuso buri mu ibara ry'ubururu n'ikirango cy'umweru. Kikaba cyanditsemo amagambo règlement de circulation, aricyo muri kubona ahangaha. Icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihereye ku buryo bwo kugendera ku bibuga by'indege no ku byambu, kiba gikozwe mu ishusho ya mpande 4, ubuso bw'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Buri gisubizo ni B. 16, mufite uburenganzira bwo gutambuka mbere muri iri sangano ry'umuhanda. A. Yego niba ukata ibumoso. B. Oya niba ukata iburyo. C. Yego bitewe n'aho ngana. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha naho ntabwo ndi bubitindeho kuko twabonye ko umuntu utambuka mbere, ariko mubanze munsubize. Niba mwamaje gusubiza, nababwiye yuko umuntu utambuka mbere ruturutse mu kuboko kw'iburyo. Kandi niba nturuka ahangaha njye ndeba hafi yanjye,
iriya modoka ndi kureba imbere iri mu kuboko kw'ibumoso bwanjye, bivuze ngo ngire ubutambuke imbere. Turaza kuvuga rero ngo ni njyewe ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere, ariko nanone bitewe n'aho ngana. Ndamutse ngana ibumoso byagorana, niyo mpamvu ngana iburyo niho byakora bitewe n'uburebure bw'ikinyabiziga nshobora kuba ntwaye. Niyo mpamvu uvuga ngo ni yego bitewe n'aho ngana, buri igisubizo ni C. Ikibazo cya 17 ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Isoko ry'amatungo. B. Ivuriro ry'amatungo. C. Uruzitiro rw'amatungo. D. Akayira k'amatungo. Mwansubiza. Niba mwamaje gusubiza, iki cyapa bacyita akayira k'amatungo, turabisanga kuri D. Nakiri kubona ko kiteye kimwe na bya bindi bigaragaza ibyapa biburira. Bacyita rero akayira k'amatungo, kiri mu byapa biburira biba bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu. Buri gisubizo ni D. Cya 18 iki cyapa gisobanura iki? A. Kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. B. Umuhanda uyobereje iburyo. C. Kata iburyo gusa. D. Umuhanda munini urasukira ibumoso. Mwansubiza. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni C. Ni kata iburyo gusa. Impamvu babyita kata iburyo gusa, iki cyapa ubusanzwe bacyita icyerekezo gitegetswe. Kandi icyerekezo gitegetswe turebeye ku karanga cyerekezo kari muri kino cyapa ni ukujya iburyo. Niyo mpamvu nidutegeka tuvuga ngo ni kata iburyo gusa. Buri gisubizo ni C. Cya 19 ngo icyapa gisobanura iki? A. Birabujijwe gukata iburyo. B. Tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. C. Kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. D. Nta nkengero y'umuhanda yagutse iri iburyo. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni A. Ni birabujijwe gukata iburyo. Kubera ko iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Ibibuza byose bikozwe mu ishusho y'ingasire ari rwo ruziga. Umuzenguruko ukaba umutuku, ubuso bukaba umweru, ikirango kikaba umukara. Rero niba kibuza, akaranga cyerekezo karatwereka ko kitubuza kujya iburyo. Niyo mpamvu tuvuga ngo birabujijwe gukata iburyo. Buri igisubizo ni A. Icya 20 ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? A. Igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. B. Igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bagenzi icyo ushaka gukora. D. Keretse ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Mubanze munsubize. Niba mwamaje gusubiza, hano amatara ndangacyerekezo batubwira ni amatara yerekana ko dushaka kugana ibumoso cyangwa iburyo. Mu yandi magambo ni ibinyoteri. Ndangacyerekezo rero kubera ko abagenewe abantu bari hanze y'ikinyabiziga utwaye, tuzayacana mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bagenzi icyo ushaka gukora, niba ushaka kugana ibumoso cyangwa iburyo. Buri igisubizo ni C. Mwakoze cyane rero kubana natwe. Uwo mwari kumwe yari Teacher Isingizwe Laura. Ndabashishikariza gukanda subscribe ku batarabikora. Ababikoze ndabibutsa yuko niba bigaragara ko wabikoze bikorwa rimwe. Ikindi ni gusharinga zino video zikagera ku bantu benshi kugira ngo ibyo mwaboneye aha ngaha na bagenzi banyu bibashe kubageraho. Kanda like, gusharinga kuri bagenzi banyu. Ikindi ni ukwandika muri komanteri tukamenya amanota mwagize kugira ngo tubashe kumenya aho mufite ikibazo, ariho twibanda cyane kugira ngo bibafashe. N'ikindi hari uba bafite igitekerezo, inyunganizi, inama n'ibindi byose turabikeneye kugira ngo tubashe gukora ibinogeye mwebwe. Mwakoze cyane, mugire ibihe byiza.